buriya umuntu afunze nishobora no kumubwira ngo azapfiramo abakubwira ati nzafungurwa ibyaha byose niyo confidence umunyuru wese agira abakubwira ati jewe nzafungurwa dufite pastor b'ibyesikoro bijya kugura imbago dufite pastor b'ibyesikoro wumvise undaje kujya mbafata mpamagare ribu mbatware kuri ribu babafunga kandi ribu mumfasha buriya rero iyo umuntu atarapfa umwuka w'umuntu ufite buri umwuka w'umuntu ufite imana umwuka w'umuntu ufite imana nta wabimenya hari abantu bari bafunze bakatiye gufungwa burundu barangije tubabona bari kujya hiti mu gihugu wumvise inde n'abandi bishi byagiye bibaho nese n'abantu bakatiye gufungwa burundu hanyuma intambara yaba bagafungurwa buriya umuntu afunze nishobora no kumubwira ngo azapfiramo abakubwira ati nzafungurwa ibyaha byose niyo confidence umunyuru wese agira abakubwira ati jewe nzafungurwa ntabwo mbisi bya kazungu mu gihe agikusanywa ibimenyetso abacamanza bisuganya umuntu hafunzwe iminsi 30 y'agateganyo kandi ira minsi 30 abayifunze nyine by'agateganyo kugira ngo azaburane noneho birambuye mu mizi ni ku itegeko rivuga abantu bari babigizeho urushiro bamugana birasobanutse ko iminsi 30 n'indi bimenyetso babigishakira dufite pastor b'ibyesikoro bijya kugura imbago dufite pastor b'ibyesikoro wumvise bifite intelligence bibinekera amakuru bigahanura amakuru babihaye yanditse muri machine dufite n'abandi rero bayobotse abapfumu baba bagariso doneri babapfumu imana yararumbije ngaho ni munyatakasha ni munshobora mu ngazi umupfumu yasezeranye mu rusengero hitiri hehe inshingano za pasteri ni ukubatiza umupfumu akamuhindura umukozi w'Imana ntabwo ari ukubagariso doneri w'umupfumu aho ndavuze rero imana irama n'umugisha kuko mvuze ukuri ndasaba visa ndajyayo we kwitanga abari muri Amerika bankeneye nibaze kundeba hano nirirwa mbirukaho abari Burayi nibaze kundeba gatatu Matayo 10:28 uzamusomera mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa abemera mubatize mu izina rya Data wa twese ntarabona visa Bibiliya yampaye visa ubwo sijyo ambasaderi wanyima visa yabaruhuwe ese ubundi wowe usa umugabo mwicaranye nese kushaka kuza nkubaze usa umugabo wicaranye na Yongwe TV wicaranye na Defayi wicaranye na YBTV wicaranye na Idigiri Mini TV wicaranye na groupe scolaire Yongwe wicaranye na Yongwe Air wicaranye na Yongwe Radio wicaranye na Yongwe Supermarket wicaranye na groupe scolaire Yongwe uwo mugabo ambasaderi nakwinjira muri byo nkamubwira ibi ahubwo ahitabwira abasokreteri biwe ati ni mumuhe ati uyu ni mugaga niko bavuga mu kiganda uyu ni umugaga uyu ni ingagari uya ntabwo ndi ingagari jewe zabangu uyu ni umushoramari betabangu mu kirundi betabangu uyu ni umugwiza tunga ni rwiyemeza mirimo wahaye abana akazi ni mumuhe visa iyo mvuga ibyo rero shaka kwibaza ngo biri hehe ndabitwite biri muri je muzabibona uziko nahenze ko bihananaje muzabibona muzabivuga muzabibwirana muzabyamamaza muzahindura imvugo yewe ni ari byo mu mutwe abantu bafite mu mitwe n'byinshi inde ni ari byo mu mutwe kuko utamenye ko ubukire buri mu mutwe niyo mpamvu bizasazira mu mutwe abandi banenga inyigisho zawe zo kwaka ituro buri kintu cyose zana ituro bavuga bati ntago bikwiye ni byiza ko umuntu yabinenga yararimpaye ni byiza ko umuntu yanenga gusaba ituro yarampaye ituro naho se utararima va kuraba baba sitari izo ni imbobo na amasarigo atazi ibyo tuba turi umuntu aranenga ko abantu batanga amaturo adatura kandi ababivuga ntabwo baba uwatanze ituro ntavuga ibyo rero ni ikimenyetso cy'uko ari igisabo adatura gutura ni amahame y'Imana nanjye kuko ndi mu mahame y'Imana ndatura ntanga ituro ryo gusaba umugisha ntanga ituro ry'umuganuro uri hande inde ndi hande nditanga mu rusengero
hanyuma rigahindukira rikanangarukaho. Neza nabo bagiye baritanga mu rusengero bariguye amaturo wayanyuza kuri mobile money wayanyuza kuri konte wayanyuza mu giturisho iyo umuntu ari umuyobozi wa igirize amugarukaho. None se ubundi Imana igira amaturo yiravuze ngo kuko abankorera bagomba gutungwa n'amaturo. Ibyo rero niba mwizera nimukajye mubitindaho. Abanyarwanda bemera Imana. None amaturo nimwe muyarya inde none amaturo nimwe agaruka turya amabuye se cyangwa turisha ibyatsi turinka nawe urya ibishyimbo n'ibijumba mwijatira yiguze mu maturo inde niyi saa byose ni mu maturo ngo kandi isa ni nziza irahenze. Ako se birakora koko umuntu agwaye ituro ukamusanga warekeye aho ngaho ko ntajyo wamaye urambaza iby'amaturo bampa harayo wamaye niwaje kundeba n'umutwe gusa numvugishije gusa sibyo nungutse naye nari nungutse kwa bakunzi banje kuri BigTown baza bati disi Yongwe ariko nta kindi hari kindi umpaye naye se ko baze gukurikira The Vibe na BigTown wenda tuzuruke YouTube yashyizeho itu Nega twiganire ku musoro twitaye umuntu abwira amugane ngo n'amara ry'amaturo atarayaguha umuntu yamwe ngo ngiga amaturo atarayama no mu rusengero rwe ntatura no ku cyumwera atura igiceri kikubita mu giturisho ngo barararara humvise ukumva umuntu w'igihungu w'ikigo ngo je ntabwo natura umva injiji ngo je ntabwo natura undakaza ari umwango je ngo ntanga amaturo yanjye umva indindagire ibyo ni ibimenyetso by'injiji ni ibimenyetso by'indindagire ni ibimenyetso by'ubupagani tura amaturo kandi iyo watuye amaturo umukristo nuyakurikirana ujye gutegeka n'ibyo bayakoresha nese abatura ibiciro byo ni wabagaya inde abantu by'ibigabo bitura ibiciro byo ni wabigaya ituro ry'umuntu rigaragaza uko yizera Imana waba utaratura umutima ukazatura amafaranga se ituro rikomoka mu mutima ukijijwe wubaha Imana nibanze bature umutima wabawuhe Yesu bareke ubusambanye bareke ibyaha bareke ubusinzi barwanye ubutinganyi bareke guharika abagore babo baba bakristo bakizwe nibarangiza amaturo azabona aho yandikwa. Ese umuntu atuye umutima gusa amafaranga akayareka bawugura mikrofone se bawugura mikrofone bawugura isima ese kugira ngo baze batura umutima cya bindi abantu bango ngo ndashima Imana yangiriye neza ngo reka ntere haleluya zirindwi haleluya zirindwi se zimaze iki n'amaso aguze se n'umukoropesho mu rusengero se ni wowe yo gukoropa inzu y'Imana se ibyo bintu by'ubunenganezi n'ubujiji ibyo bintu by'ubunenganezi n'ubujiji n'ubugojyi bw'abarokore y'ahantu nyobora mu rusengero ntabwo bihaba. Ngo Imana yankoreye ubukwe ngo reka ntere haleluya 8 haleluya 8 wo muhaguruke mwese tuzitere wagurutsa abantu n'itegeko se ni umufuka wasima se ni harano bashima nabi inde ejo ndahari umugore nabonye harakabide ko umugore nabonye ngo hari umuntu wari waravuze ngo nago uzashaka ngo nyiriho ngo nuzashyingira ngo ariko byagiye kuba numva ngo yapfuye nshima Imana n'abantu bashima mu buryo bubi nta muryango utagira ibigojyi no mu nzu y'Imana birahari.